nguhaye ibyanjye uko bingana. Iyo ugize amahirwe Mwuka Wera akagusanga, nunanirwa ukigenda guma uko wari umeze kera, nunanirwa ukigenda guma uko wari umeze ugihamagarwa, negereye intebe yawe nzanye ibimasi by'amashimwe, uririmbire indirimbo nshya z'amashimwe n'icyubahiro, niho ubereye gushimwa. Negereye intebe yawe, nari narakumvise none ndakubonye uri yawe, yawe uri yawe, oh yawe uri yawe, oh warwanye intambara nyinshi Yesu, nta nkuru nigeze numva ko watsinzwe, warwanye intambara nyinshi Yesu, nta nkuru nigeze numva ko watsinzwe, uri yawe, uri yawe, yawe ugira neza, ibyo ukora birahambaye, nari narakumvise. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe, urakomeye, uyu mubiri wanjye numara kuwubona nzareba Imana mfite undi mubiri. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe, urakomeye, uyu mubiri wanjye numara kuwubona nzareba Imana mfite undi mubiri. Ntakibasha, 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 oya ntakibasha kurogoya imigambi yawe, ntakibasha, 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 oya ntakibasha kurogoya imigambi yawe, oh ntakibasha, ntakibasha, ntakibasha. Nkuko mubimenyereye rero, iyo ni Hirwe TV, turi kumwe n'umuramyi mwiza cyane, Imana yasize amavuta, ufite indirimbo nyinshi kandi nziza cyane cyane, indirimbo nge nakunze bita umwambaro w'urugamba. Ngereye kumwakira kugira ngo dukomeze kino kiganiro, ariko ndamusaba kugira ngo before yuko dusenga, reka musabe kugira ngo adushyire mu karirimbo ko kuramya, ubundi dusenga Imana dukomeze ikiganiro. Nguhaye ibyanjye uko bingana, mwami wanjye mwiza unkunda mwihariye, nguhaye ibyanjye uko bingana, mwami wanjye mwiza unkunda mwihariye, mwami wanjye mwiza unkunda mwihariye. Ya wow, Imana iguhe umugisha. Dusengere rero.
Uwiteka Imana twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe turagushimye turaguhimbaje kubw'urukundo tugirira Mana ihimbarizwe Mana turagushimye kuri Imana ikomeye turagushimye kuri uwera mwami uruwera izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye kubw'ubuntu bwawe tugushimiye ko waturinze tugushimiye kandi ukomeje kuturinda tunagushimiye ko Mana uzakomeza kuturinda ngaho rero ngo inubane natwe muri iki kiganiro ibyo nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze cyane ngira ngo kuduhesha umugisha no kudusengera ngira ngo abenshi ntabwo babibwiye amazina bibaye ngombwa babwira amazina. Nitwa Alain Ndizeye. usengera he ukora umurimo ki muri urwo rusengero rwawe? Nsengera ERC ya Nyarugenge ririmbira Imana nacurangira Imana ubikora ute byose? hari ibyo bita babyita ngo nabaramyi kuramya Imana no kuyihimbaza ukoresheje ibyuma bya muzika cyangwa se ukoresheje amajwi. Ariko watangiye indirimbo z'Imana bitangiye kuva kera cyangwa ugeze no kuririmba isi nyuma? Nabitangiye kuva kera cyane nyine mutoya gusa nyine ko umuntu agenda kuragenda asobanukirwa bitewe n'umuhamagaro. Nabwo waririmbaga iz'Imana? Yes, hari aho naririmbaga iz'Imana bihabwa byo muri segonderi naririmbaga zisanzwe ubwo ni zihe? hari indirimbo zisanzwe nyine izi ngizi zidahimbaza Imana kera bikiri kera. Zira ntabwo zihimbaza Imana zo? Ibyo zisingiza nawe urabizi n'ukuri kubimbaza ariko byari ibya kera kandi ibya kera byarashize. Yes. Byashize gute se? Ibya kera byarashize ntabwo birimo. Ubu ngubu warakijijwe? Yes. Icyo gihe utarakizwa? Yego. wafashe mu gahunda yo gukorera Imana no kuririmbira Imana cyane. Hanyuma biza gute ko harimo abantu benshi baririmba indirimbo zose z'isi wajya kubona ukabona aririmbye z'Imana, biza gute ubundi? Ntabwo nakubwira ngo biza gute, iyo ugize amahirwe Mwuka Wera akagusanga kandi nawe ukagira ubwo bushake, Mwuka Wera akagusanga akakwemeza iby'icyaha, hanyuma nawe ukagira ubwo bushake ukagenda nyine ukagendera muri uwo murongo nyine. Nuko nawe byaje? Niko byaje. Wisanga uri kuramya Imana? Yego. Nibyo bintu byonyine ukora, uramya Imana gusa nta mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nigisha muziki. Nigisha muziki, gucuranga piano, gitari, no kuririmba no kwandika umuziki. Wakandikira abantu bakaririmba? Nabandikira. Ubwo barabyumva abantu bakunda kuririmba ariko batazi kwandika, baze gufata contact zawe hanyuma ujye ubafasha mu kwandika indirimbo. Ariko hari indirimbo nakunze ngiye ubwanjye, nimba wayiririmba simbizi, Umwambaro w'Urugamba, ukayiririmba kabisa twarayikunze, sijye jyenyine njye ngo rimo nababikubwiye. Narabimbwiye. Yakiriwe gute? Wabonye yakirwa gute ahantu wayumva? Abonye abantu barayakiriye neza. Ngaho yituririmbira nimba bishoboka. Unanirwa ukigenda guma uko wari umeze kera, unanirwa ukigenda guma uko wari umeze ugihamagarwa. Wicika intege, komeza urugendo,
ube nk'intwari zatubanjirije mu byo kwizera nunanirwa ukigenda nk'umuko wari urugihamagarwa 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 urwanyi wihangane niwiyambura umwambaro w'urugamba utaratabaruka ngo ugende wasubushabura igihembo ndarangurura ijwi mvuze ikondera isi yose muyumve imwiyambura umwambaro w'urugamba utaranesha isi ya none. Wow. No muri ntangiye kujya mu mwuka nanjye ariko ngira ngo wigisha no kuririmba ni nk'iri hejwi uzi umuntu yavuga ati byararangiye sinaba nkiririmbye byararangiye ni nk'umuntu wawe umeze gute ijwi harimo abantu bavuga ati jewe ijwi ryanjye rwose ntabwo ryaririmba pe akaba yariyakiriye akumva ataririmba ni nk'iri hejwi wowe ugiye kwigisha umuziki ugiye kwigisha kuririmba ritakunda kugira ngo abantu bose batagendera muri icyo kintu ritakunda ko ndirimba ko aririmba we ritakunda we ko aririmba iyo umuntu ngiye kumwigisha cyangwa se umuntu tugiye kwigana muzike mbere na mbere ndabanza nkamenya ubwoko bw'ijwi rye icyo bita karatoni nicyo mbanza kumenya mbere yo kumwigisha iyo maze kubimenya nibyo ngendera ku byo afite ngendera ku byo afite nkreya nyine ijwi rye ntabwo ngewe nza n'ibyo adafite ngo abe ari byo mushyiramo oya ahubwo ngendera ku byo afite nkabishyira ku murongo kuko buri muntu wese yaririmba ahubwo uburyo aririmbamo hari uburyo rero umuntu aba agomba kubikosora akabishyira ku murongo naho ugiye gufata ibintu ukabishyiramo umuntu afite imyaka 50 mirongo ingahe ushobora kumufata 100 kandi wenda atazayibana rero training ibihari nibyo training ukabishyira ku murongo ngiye nibyo nkora impamvu mbikubaje nuko mbona ufite ijwi risa nk'irisaraye kandi rikaririmba neza so mpita mbona rero yuko amajwi menshi yaririmba ahubwo ari abantu babyakiriye gutyo ngira ngo uyu munsi rero murabizi abaramyi ntabwo baba bafite amagambo menshi kabisa yo kuvuga ahubwo bo bakunze kuririmba cyane cyane rero turajya mu gitaramo n'ukuri turirimbe kandi nawe nukurikirana kino kiganiro uzajye mu mwuka w'abaramyi hanyuma nawe uramye Imana twagire mu kuramya Imana n'indirimbo noneho wumva iri kuza muri wowe iri kugufasha natwe ikaba yadufasha niba ushaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe mu mababa yawe niba ushaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe. Wow. Ubona wowe kuramya Imana bivuze iki ubundi? Kuramya Imana no kuramya Imana ikintu nabivugaho no kuvuga ubwiza bw'Imana, kuvuga uko Imana iri, kuvuga ukuntu ihambaye, kuvuga ukuntu ikomeye, kuvuga ukuntu ari nziza, no kuyitaka ndetse no kuyisingiza. Nicyo nakwita kuramya Imana. None usingiza ikintu utarabona ukaramya Imana ukakivuga uburyo utari kandi Imana twarayibonye uko n'ubu ngubu turimo turahumeka umwuka wayo. Ntago wambwira ngo Imana ntago yize. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo yaduhaye agakiza ku buntu, sibyo? Icyo nicyo cyane. Yaturemye tutabizi, sibyo? Tutazi ko ariyo yaturemye. Yadukunze tutarabaho, sibyo?
rero mu itangiriro niho wavuga ngo nuko irema umuntu mu ishusho yayo, sibyo? Turi mu ishusho y'Imana. Rero nta cyambuza gukunda Imana kandi Bibiliya ibibwira. Imbwira ukuntu Imana ari nziza, ikambwira ibyo yankoreye byose, nta cyambuza rero kuyikunda. Ariko arakandi kantu numvaga nifuza ko uvugaho hariho sorry, hariho abaririmbyi badakunda ijambo ry'Imana, barigeramo bagasohoka, abacuranzi mbega bakaba bored, bakabashaka umuziki cyane, kandi ntekereza ko nawe wigeze kwa umeze gutyo mbere, ahubwo nangajwe n'uburyo uri kuvuga ijambo ry'Imana. Hari n'abarikunda bataryumva. Ntibumva ijambo ry'Imana, baryumve gute? Yes, hari ukuba urikunda, sibyo? Ariko utabasha kumva neza gusobanukirwa. Yes, gusobanukirwa. Ndahari ndimo ndaryumva ijambo ry'Imana ndarikunda, ariko sindi kubasha kubisobanukirwa. Njyewe ahubwo naho nari magaze. Mutabasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ntabwo naryangaga ko iyo ryajyagamo, ntabwo nasohokaga cyangwa ngumve birambangamiye n'iki. Narinsharaga ngavuga ati reka numve ijambo ry'Imana, ariko gusobanukirwa nicyo n'ikindi. Byaje kuza bitese Muka w'Imana yarakuzuye kwa kundi bagira gutamina bya bindi ngubwira ngo Umwuka wera arakora. Ikindi kandi Umwuka wera ntago ari bya bindi ubona umuntu ngo Umwuka wera cyangwa ukabona umuntu ngo oya Umwuka wera nagakora kuri nawe Umwuka wera uramufite. N'uyu nguyu cameraman yicaye aha ngaha Umwuka wera aramufite. Ahubwo nuko afite cameraman no kuvuga ngo nuko abafite igihe runaka, cyangwa se nuko wenda batarazuka muri cyangwa se ari muri we ariko atabasha gukora. Rero igihe wamwemereye, igihe winginze Imana, Umwuka wera arakora. Arazuka. Yes, arazuka Umwuka wera agatangira gukorera muri. Nicyo kimwica se, nicyo kituma atazuka. Biterwa no kuvuga ngo buriya iyo imirimo ya kamere yaganje, iyo Umwuka uyoborwa nyine na kamere, urumva Umwuka wera abadaye nyine abahara, ariko apfuye reka mbivuge ko apfuye, kuko usinzira n'ubundi ushobora kumukomanga akabyuka, ariko no kuvuga ngo reka tuvuge ko abapfuye kuko ntawe uhari nyine uyoborwa na kamere, ibyiragikira, ibyo ukora ari ibyaha, ari ibyo biberamo. Yes, ariko iyo Umwuka wera aganje muri wowe, ukora ibyiza nyine by'Imana ishaka, gushaka kw'Imana, imirimo ya Mwuka wera yose nyine niyo ukora. Ubwo nicyo cyakubayeho? Yes, nicyo cyambayeho. Ubimenye gute ko byakubayeho? Hari guhinduka kundi wagize, hari ibyiyumviro bindi wagize, wabyumvishe gute? Wararyamye urabirota? Guhinduka ko kwarabonetse, guhinduka narakumvise, n'ubu ngubu guhinduka ndagufite. Yes, iyo ugira gutyo ukijyana mu masengesho utarayajyagamo, cyangwa se ukagira gutya ukijyana ku rusengero mu masengesho utarabibarizwagamo, ko nako ni uguhinduka. Yes. Ubu neza ugisigaye ujya mu masengesho batari burigiye batabavuze ngo nta kurya nta kunywa, ukagenda ukicara aho nsengera wenda ntabwo wenda yes, bibaho rwose. Nk'iminsi 21 twasoje, nari ngirimo nanjye nifatanyije n'abandi kwijyaho. Ntiwabona na kacyayi? Umwuka wera yaranshoboje nyine uko gahunda zari zimeze, niko abigenda. No kuvuga ngo nanone rega Umwuka wera arakura muri wowe, hari level abagezeho itandukanye niyo wenda undi agezeho. Ibyo ndimo ndavuga. Reka twinjire mu, ndabizi ko nukuramya Imana. Reka twongere twinjire mu kandi karirimbo, mu ndirimbo imwe turamya Imana. Kandi nzi ko abantu benshi muzafashwa, muzatubwira mu comment
ibyo ukora biratangaje ubuntu bwawe ntibusanzwe warwanye intambara nyinshi Yesu nta nkuru nigeze numva ko watsinzwe uri yawe 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 ugira neza ibyo ukora birantangaje nari narakumvise none ndakubonye uri yawe uri yawe uri yawe uri yawe uri yawe yawe ugira neza ibyo ukora biratangaje nari narakumvise none ndakubonye uri yawe yawe uri yawe oh yawe uri yawe oh warwanye intambara nyinshi Yesu nta nkuru nigeze numva ko watsinzwe warwanye intambara nyinshi Yesu nta nkuru nigeze numva ko watsinzwe uri yawe uri yawe yawe ugira neza ibyo ukora birahambaye nari narakumvise none ndakubonye uri yawe 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 cyakoze Imana aragusize ku bw'ubuntu bwayo pe ndabyemeye nanjye ikibazo ni cyawe rero muri no minsi ntabwo uri kuboneka muraza kunyihanganira igitari yanjye nabyegeye neza ndavuga ibyo numvishe ivuga neza twebwe twaryohewe twafashijwe muri abanyamuziki n'ibwe mu by'ubu kuri ko arimo mvuga muri no minsi ntabwo uri kuboneka hari aho nuko genda ntari byo kuba ndi gusohora indirimbo ariko ntari kuba mwambonye ndavuga nyine kugutumira ntabwo ukijya mu bintu mbere muri no minsi yashize wari cyane cyane wari muri circulation mu church uririmba ubu ngubu cyane sinzi cyatewe n'iki ko bitari kuba cyane ibintu bigiye mu byo gukora classe kubaka classe no kwiga ijambo ry'Imana biri mu bintu biri gutuma nyine naboneka mu bitaramo ese hari abantu bigeze wigisha kuririmba basora n'indirimbo no gucuranga bigira kuri rwo rwego baba ubungubu uvuga ati hari abana nabyaje umuziki mwiza hari abo nigishije ko ntabwo ubungubu meze nk'uri kubikora ku giti cyanjye ariko ikigo nakoreyemo hari ibigo nagiye nkoreramo hari abo nigishije babizi no ku giti cyanjye hari abo nigishije babizi kuririmba gucuranga wenda gusohora indirimbo aho nzi nta makava gusohora indirimbo kereka ngiye gutekereza cyane ariko barazisohoye harimo bazisohoye kubera ko umuntu aba bimazemo igihe kinini biba bigoye kugira ngo ahite abimenya ariko ibyo ari byose bana ntibabura ntabwo bababura ese wigisha bose abaririmba ku myaka 5 sekura ndavuga mu bwoko bw'indirimbo urabona hari indirimbo twita zaririmbiwe Imana
izo ngizo uririmba n'izindi zisanzwe zina abantu zisanzwe wigisha abantu baririmba kuri izo ndirimbo nka hip hop cyangwa se R&B cyangwa se rock cyangwa se umuntu akaba ndabyigisha bikora nk'akazi umukiriya aba ari umwami yashaka urabimuhereza mu buryo ashakamo amatekinike n'ibiki n'ibyo agomba gufata bijyanye n'ibyo ari gushaka akagenda akabikorera imyitozo nyine. Yes. Okay, turakomeje rero kuramya Imana no guhimbaza Imana. Turi kumwe na Ale umuririmbyi akaba n'umuramyi akigisha n'umuziki. Nanjye ndabizi kwigisha umuziki kandi abantu bakajya ku rwego rwiza. Imana rero ikomeze kumwagura no kumugirira neza. Reka turimba indi ndirimbo imwe turimo turerekeza ku musozo ntabwo turi butinde cyane. Turimba indirimbo imwe hanyuma nakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye uyu mubiri wanjye nimara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri nakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye uyu mubiri wanjye nimara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri nakibasha oya nakibasha kurogoya imigambi yawe nakibasha oya nakibasha kurogoya imigambi yawe oh nakibasha kurogoya imigambi yawe nakibasha kurogoya imigambi yawe naho nanyura mu bikomeye imigambi yawe irasoza naho nanyura no mu matama y'inzitane urasohora naho nanyura mu bikomeye imigambi yawe irasohora naho nanyura no mu mashyamba y'inzitane urasohora nakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri nzi yuko nakibasha kurogoya imigambi yawe wowe Mana we urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri. numvaga wakomeza ahubwo muri iyo style Imana umugisha ko yerekana isa hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariyo Imana ikomeye hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariyo Imana ikomeye ari hejuru y'abahanuzi uwo mwami aruta imfura zo mw'isi ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye ari hejuru y'abahanuzi uwo mwami aruta imfura zo mw'isi
ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Oh, ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza byewe. Ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Wow. Ya Imana iguha umugisha kabisa. Ahubwo ndashaka nibaza kino kibazo, kuki indirimbo umuhanzi yiririmba twumva yarashaje, twumva ntago bikiryoshye cyane, kiri kuri hit, ariko wayiririmba cyangwa undi muntu twumva yongeye kuryoha, nyine iraryoshe. Mubigenza mute nibi kimukoresha none? Nta bintu byo gukoresha biba bihari. Icyambere ni ukubanza kumenya uri kubwira ko ahari uri muramubwira, ukamubona kuri murabimubwira nyine. Niba ari Imana uri kubwira, ibwira Imana, yibwire. Wimera nyine nk'uri kuganira, uri kuvuga hejuru y'abami ndetse n'abatware, ukamubwira nyine. Kandi koko nibyo, ari hejuru y'abahanuzi. Umwami aruta imfura zo mu isi. Imfura zo mu isi turazizi, nizo zivuga ziti njyewe ndatunganye, ndera rwose, ntabyo gusenga ntaki, ariko twaremwe mu cyaha. Mama niho yatubyariye mu byaha, niho ababyeyi bacu batubyariye, niho dukomoka. Urumva ntabwo biragoye gushyikira ubwiza rero bw'Imana yacu. Niyo mpamvu uwo mwami nyine aruta izo mfura zo twita zo mu isi zera zitunganye, kubera ikizavukiye mu byaha. Rero ugomba kumubwira nyine, ukamenya kuri kumubwira uwo mwami wera nyine, ukamubwira nyine uko nyine akurutira byose, niko nabyita. Ariko iri kuramya wumva umeze ute wowe muri wowe? Iyo ndi kuramya rimwe na rimwe ngira amarangamutima bitewe n'iby'Imana yankoreye. Dutekereje ku bintu Imana yadukoreye, tugatekereze ko Imana yadukoreye, yuko Imana yadukoreye wenda ibijyanye, ntitugatekereze ko Imana ariyo kudukorera ibijyanye no kuduha amafaranga, ibijyanye no kudutunzi, ibijyanye no kuduha iki, no kuduha ubuzima. Buriya Imana no kuguha ubuzima nabyo buriya ni ibintu tuba dukwiriye gushimira Imana yacu. Ukwiye kuyishimira yuko yaguhaye ubuzima, yuko yaguhaye buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo Imana ukwiye kuyishima mu byiza no mu bibi. Mu byiza no mu bibi ni uguhora dushima Imana. Nicyo kintu njyewe navuga, mu byiza no mu bibi ntabwo tuba dukwiriye gucogora gushima Imana yacu. Amen. Gushimira uwo mwami wacu. Ariko abasore benshi gusenga birabagora. Ubona ari impamvu ituma abasore kukizwa, gukorera Imana, iby'Imana kubijyamo, ubona ari impamvu? Ntabwo wabaveba, ntabwo wababwira nabi, sibyo? Mbere na mbere ni twebwe tuba dukwiye kugenda tukabahindura. Ijambo ry'Imana niba rivuga ati nimugende muhindure abo mu mahanga yose abigishwa, hanyuma nawe wabimenye cyangwa se wakize, niba warakize ibyo wamenye ukabigumana, basuri azabimenya. Ariko niba nabikunda, yes, we mubwire Mwuka Wera arakora akazi. Nibyo nakubwiye, Mwuka Wera niba apfuye, niba asinziriye, niba apfuye ari mu muntu, sibyo? Afite uburyo ari bukoremo, sibyo? Wowe ukora icyo ushinzwe. Okay. Yes. Nibyo kweri. Dubundi ntago ari wowe uzamuterura umubwire ngo muze kumufate ku ngufu, muterure ngo ngwino tujye gusenga, ndagushaka tujye gusenga oya. Ukabera aramwemeza, ariko we wamubwiye. Kuko nanjye bura narabwiwe. Yes, narabwiwe. Ubwo buntu rero umuntu aba yaragira abakwiye gutanga. Ni ikihe kigeragezo wahuye nacyo wumvaga kigiye kurekesha umwami? Ikigeragezo sinzi niba uzi ikigeragezo. Ikigeragezo nahuye nacyo mu kubasha kongera kwishyira muri gahunda neza yo gusenga. Byarakugerageje, byaragoranye? Gahunda
gahunda yo kujya gusenga, gahunda yo kuboneka mu materaniro byarangoye bitewe n'uko ubuzima buba bumeze, ariko buriya ntabwo tuba dukwiye kwiringira kenshi iby'isi, tuba dukwiye guhanga amaso ku Mana yacu kuko niyo ifite byose. Imana yacu niyo ifite byose, rero tuba dukwiye guhanga amaso. Ibintu byo kugira impungenge, byo kugira ibiki, bwira Imana yawe, usabe Umwuka Wera kuganiriza Imana, iguhishurire ibyo ukwiye gukora, uko ukwiye kubigenza. Birakora pe, birakora. Birakora, narabibonye, birakora. ubona ufite umugambi iki gukomeza ibyo ngibyo? Urabona mu y'abantu bari gukorera Imana babona ibintu byinshi bitandukanye biba bishaka gutuma bataboneka mu materaniro kenshi bitewe n'ubuzima nyine. Ufite kwizera kungana gute gutuma uvuga ati naho byagenda gute nzakomeza uyu murongo nemeye ngukurikize? Ikintu cya mbere ni ugutumbira Imana. Sinzi niba numvise ikibazo neza. Wambajije ninkubajije ufite kwizera kungana gute kuzatuma ukomeza uwo murongo wihaye wo gusenga? Icya mbere ni uko kwizera ntabwo kwabura. Buriya ni ukuvuga ngo iyo Imana yagukijije, iyo uzi iby'Imana, iyo uha agaciro iby'Imana yagukoreye, ari wowe wajya kure. Oya, iby'Imana yagukoreye kereka habayeho kwibagirwa, ariko Imana izandinde kwibagirwa. Izandinde kwibagirwa. N'iki Imana yagukoreye wibuka ukavuga ati iki nakinkore pe? Ikintu cya mbere cyasigaye mu mutima, atari ukuvuga ngo turiho twese. Ikintu cya mbere nuko yanyiyeretse. How? Hari abantu bavuga ngo Imana ngo yaza ngo ikajya hano imbere ngo ikavuga ngo ngewe ngo nitwa ngo Patrick ngo mugiye imbere ngo ndakwiyeretse. Imana ikwiyereka mu buryo bugiye gutandukanye. Ngewe genda byibuka ndeka n'ibintu byo kujya gusenga, kandi ntabwo ndi buvuge abantu natozaga, ariko hari abantu natozaga. Umuyobozi wabo ntiyambwira neza, biba ngombwa nyine ko ntiyambwira neza, nyine biba ngombwa ko bya bindi na kamere n'ibikino gutihangana kuko utarakomera mu bintu, biba ngombwa ko nyine mbireka, biba ngombwa ko byihorera nyine ibintu byo gusenga mbivamo. Kubera ko umuyobozi akubwiye nabi, urababara, wumva gusengura biretse nabi cyane. Ariko nanone nkeka ko atari uko yari umuyobozi w'urusengero, yari umuyobozi. Ikindi nanone y'ahantu, iyo Imana itagushaka aho hantu n'ubundi Imana ifite inzira nyinshi. Yari umuyobozi w'urusengero. Niba narasengaga nkavuga ati Imana ndashaka kuzamenya iby'ijambo ryawe, birava he birajya hehe, bifite izihe gahunda, bimeze bite. Hanyuma Imana ikabinyereka nkabibona gutya. Beka notangiki manishimika, beka notangiki manishimika, beka notangiki manishimika, beka notangiki aminishimika, naguhaye umutima wanjye uwukanze mukiza, naguhaye umutima wanjye uwukanze mukiza. Beka notangiki aminishimika, notangiki aminishimika, naguhaye umutima wanjye
sinzoguheba sinzoguheba abanamba sinzoguheba sinzoguheba abanamba mbega notangici nami nishimye ryanjye mbega notangici nami nishimye ryanjye naguhaye umutima wanjye wanjye uganze mukiza naguhaye umutima wanjye wanjye uganze mukiza oh naguhaye umutima wanjye wanjye uganze mukiza naguhaye umutima wanjye wanjye uganze mukiza rero tukaba tugeze no ku musozo Imana iguha umugisha cyane kuba wabanye natwe muri kino gitaramo cyo kuramya nizera ko n'ubutaha uzatwemerera tugafatanya kuramya kandi bizaba ari byiza cyane Imana iguha umugisha rero nagira ngo ku bantu bifuza ko cyane cyane nko kuririmba
ariko ubundi wadukorera akaririmbo gato cyane ugashyiramo hari ibintu nzi ngo chest voice n'ibiki byose umva hari icyo wabikoraho katugera muri head voice kamanuka kugira ngo twumve kuntu head voice chest voice Hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 hallelujah. Mbanje chest voice na kabiri itanzamuka njya muri middle voice ntacyo cyangwa mouth voice ubwo bigenda ubwo bitandukanira urumva ko biratandukanye chest voice bisa nkaho vibratingira mu gatuza mouth voice bisa nkaho uri gukoresha ijwi rivuye mu kanwa cyane ubwo rero nagira ngo utange contact zawe abantu bakeneye kwiga cyane cyane kuririmba cyangwa se abafasha kuramya ese no mu rugo umuntu akubwira ukaza ukamwigisha byafata n'igihe kingana iki kugira ngo bimenye bikora amezi 3 n'ifatizo byo kugira ngo bimenye watanga contact zawe n'igihe wumva abantu ati ngiye mboneka kino gihe cyane cyane kugira ngo bigende neza ngiye bamamagara nta kibazo nimero zanjye ni 07 83 72 39 36 turaza no kuzandikaho ku kiganiro ya Imana ibaho umugisha. Iyi ni Hirwe TV ndabingize kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu bizabafasha cyane. Ni ibiganiro byinshi tuzashyiraho bitandukanye, abantu benshi barimo gukunda ibyahise, ndizera ko nibizaza nabyo bizagenda neza. Rero mukore subscribe ndetse n'ama comment na za share kugira ngo turusheho kwagura ubwami bw'Imana no gukora ibindi bintu mu buryo bugari. So turashoje rero reka dusabe uyu muramyi atusoreze mu isengesho. Imana ibamugisha. Uwiteka Imana twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe tugushimira, turagushimiye yuko Mana uri Imana ikomeye, tugushimiye ko ugahema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ishimwe ni iryawe Mana, turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, tugushimiye ko waturinze umwanzi Satani, tugushimiye ko waturinze kirago ya Mana, ibyo nabyo bihimbarizwa Mana. Rero turakwinginze iki kiganiro abazakireba bose kizabahindure, kizagera abo gikura mu bubata bwa Satani, kibazamure kibajyane mu bikari byawe Mana. Ngaho rero ngwino ubane natwe, ukomeze kutugenderera, ibintu tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Shalom shalom. Nge mwabanye nanjye muri kino kiganiro nitwa Patrick. Ibindi Imana iduhana umugisha.